riri byakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 36 haravuga kandi i Yopa hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita bisobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara arapfa. Bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Kandi kuko i Luda hari bugufi bw'i Yopa, abigishwa bumvise ko Petero yari, bamutumaho abantu babiri bamwinginga bati, ngwino uze iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo. Asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Petero abaheza bose, arapfukama arasenga, ahindukirira intumbi ati, Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi, amubaha ari muzima. Bimenyekana i Yopa hose, benshi bizera umwami. Nuko amara iminsi myinshi i Yopa acumbitse kwa Simoni w'umuhazi. Amen. amen. Umvisha icyanditswe, imirimo Imana yakoreye i Yopa mu cyumba cyo hejuru. Uwo mugore bita Dorukasi yari umugore w'umugwaneza, yakoraga imirimo myiza akiriho. Abapfakazi bariraga bavuga ngo iki? Ese aya makanzu meza yatudoderaga tuzayadoderwa nande? Ya mirimo myiza yadukoreraga ese tuzayikorerwa nande? Noneho ntago Dorukasi we yazuwe no gusenga kwa Petero, ntabwo yazuwe n'amarira bari abantu, yazuwe n'ibyo bariraga bavuga. Tuzakora ibi bintu, ninde wundi uzabidukorera? Twagiye tuzabikorerwa nande? Imana ireba agahinda bafite, ireba ikimenyetso bagaragaza gikwiye gutuma Dorukasi abaho. Ukuntu abantu usanga bariho badafite impamvu yo kubaho da, yiberaho gusa ku munyenga w'isi, ariko nta mpamvu n'imwe yamurengera imbere y'Imana. Ariko Dorukasi we yari yarubatse ikintu gishobora kumurengera. Ya makanzu meza watudoderaga tuzayadoderwa nande? Ya mirimo myiza wadukoreraga se tuzayikorerwa nande? Cyari ikibazo. Abapfakazi bararira, barahogora, pfubyi zidasigaye. Abera barahogora kuko babuze mwene se, kandi bazi imirimo yakoraga. Ariko batuma kuri Petero, umuntu w'Imana Petero, watumwe n'Imana. Uwo Yesu yabwiye ngo, Simoni Petero, urusha abandi kunkunda? Ye mwami, uzi ko mukunda. Yesu akamubwira ati, ragira intama zanjye inshuro 3 zose. Ati, ragira ubwoko bw'intama zanjye. Uwahawe inkoni y'ubushumba, bamenya yuko aherereye hehe? i Luda. Bamutumaho ati, mutebuka iwacu, tebuka, kuko hari uw'ingenzi watuvuyemo. Tebuka, tebuka. Araza Petero, arapfukama arasenga, arangije ahindukirira intumbi aravuga ngo, Doruka, byuka. Hagarara mu kwizera, kuko imirimo ya Dorukasi yagombaga kumuzura. Ati, byuka. Ngo Dorukasi arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Haleluya. Igitangaza kirakoreka. Akibona Petero mu maso, arabyuka aricara, intege ziragaruka, arabyuka aricara. Uwari wapfuye arazuka. Haleluya. Ku ijambo rimwe Petero amubwiye, yabwiraga intumbi, Dorukasi, byuka, kanguka. Ako kanya wapfuye arabyuka aricara. Petero abibonye, ngarahaguruka amufata ukuboko, amushyira abera bose n'abapfakazi, amubaha ari muzima. Igitangaza kirakorwa i Yopa, ngo bimenyekana hose, biramenyekana, benshi bizera umwami ubwo igitangaza gikoretse. Haleluya. Ngo Imana yakora igitangaza muri iyi nzu, nk'uko byamenyekanye i Yopa,
bikamenyekana, buri wese akamenya ngo iyo hakozwe igikorwa runaka iki n'iki, mu cyumba cyo hejuru wari upfuye arazutse. Birashoboka ko aha ngaha abatuye Kidaho yose bishobora kumenyekana ngo kwa mama Inosa hakozwe igitangaza, icyari cyarapfuye kirazutse, icy'umwanzi yari yaranyaze kirazutse. Nk'uko byashobotse i Yopa, ibidashoboka imbere y'abantu n'ibyo umuntu ashobora gutekereza ko bidashoboka, i Yopa bikaba byarashobotse, n'aha ngaha birashoboka. Kuko kwizera ngo ni ukwiyumvisha yuko ibintu bishoboka naho waba utabibona, ubona nta nzira, ukizera yuko bigomba kubaho, bibaho. Kwizera kurarema. Kwizera kwazuye Dorokasi. Petero aravuga ngo Dorokasi byuka. Nta wundi muti yamuhaye, nta kindi gikorwa gitangaje yamukoreye. Dorokasi byuka. Kwizera kwa Petero uko yabonaga uburyo abapfakazi barira berekana ibimenyetso. None se ibi bitenge ninde uzongera kubitudodera? Aba bana bacu ninde uzongera kubahereza igikoma akabereka impuhwe za kibye? Aba bana bacu ninde uzongera kubatetesha ko bagiye guhura n'isi mbi kabarya? Ese ninde uzongera kugirira aba bantu impuhwe uwari uzi bafitiye ko agiye? Barira berekana ibimenyetso. Ibyo bimenyetso bikora ku mutima wa Petero. Arapfukama arasenga, arahindukirira intumva aravuga ngo Doro byuka. Ako kanya uwari upfuye amaso arahumuka, abona Petero. Ngo akimubona arabyuka aricara. Uwari wamaze kubarwa mu bapfu arongera agarurwa mu buzima, kubera yuko bariraga berekana ibimenyetso. Bariraga berekana. Tugomba kugira ibimenyetso bituvuganira imbere y'Imana. Dukomeje nanone hari ikintu cyanditswe kiri aha mu byakozwe n'umwanya ibice 9, harimo umugabo witwa Koroneliyo. Ngo uwo mugabo ngo yari yicaye ari ku isaha 9 y'umunsi, yicaye imbere y'inzu ye, wagiye kubona abona marayika yinjiye iwe. Marayika yinjira kwa Koroneliyo, bararebana amaso ku maso. Ngo marayika arabwira Koroneliyo ngo Koroneliyo we, ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana yawe. Ibaza ariko kugira urwibutso imbere y'Imana. Koroneliyo we, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana yawe. Ngo nuko rero tuma i Yopa, hahandi ho kuko Petero avuye i Luda ajya i Yopa, arahatinda acumbitse kuri uwo Simoni w'umuhazi. Noneho marayika amaze kubonekera Koroneliyo avuga ngo tuma abantu i Yopa, utumire uwitwa Simoni wahimbwe Petero, acumbitse kwa Simoni w'umuhazi, hanyuma umutumire wawe icyo azakubwira nicyo. Haleluya. Amen. Iyo Imana yakwishimiye we igukorera igikorwa kidasanzwe. Uwo munsi Koroneliyo yari umunyamahanga, yari umuntu uri aho ngaho, yego yari umutwaro w'abasirikare, yari umuntu ukomeye iwabo mu gihugu cy'iwabo, ariko ntabwo yiyumvishaga yuko ashobora guhura na marayika ngo barebane amaso ku maso. Ariko igihe kimwe ngo ku isaha ya 9 y'umunsi agiye kubona marayika yinjiye mu marembo y'urugo rwe, ariyizira marayika ati Koroneliyo, Koroneliyo, uyu munsi wa none gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Abo si abantu babiri tumaze kubona bamenyekanye kubera imirimo y'amaboko yabo y'impuhwe. Gusenga kwawe n'ubuntu bwawe, ubuntu se yabugiriraga abantu, yandi akagerekaho gusenga no kubaha Imana. Gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana yawe. Amen. Imirimo myiza iguhesha izina ryiza. Icyo nicyo nabonye. Uriya muhanzi bitatu yaremye ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Ugira neza ukayisanga iyo ugiye, kandi iyo ugize nabi, iyo nabi kugaruka ukiriho. Iyo nabi kugaruka ukiriho ukayireba.
ukayirebesha amaso. Umugabo umwe bita Farawo yafashe ubwoko bw'Imana bugirira nabi, abukoresha icyo ashaka. Iyo nabi yagiriye ubwo bwoko yamugarutse akiriho arabyirebera. Abirebesha amaso, ibintu bihinduka, imfura zo mu gihugu zose zipfa, n'izi nyamaswa haza ibyago bisimburana, abireba azira gukoresha ubwoko bw'Imana uburetwa. Ineza y'umuntu imutera gukundwa, kandi iyo ugize neza wisanga iyo ugiye. Dorukasi yagize neza, amaze gupfa ya neza yisanga mu rupfu, irongera imugarura mu buzima. Amen. Koroneliyo yagize neza, ineza yimuhuza na marayika bararebana. Ninde wari wahura na marayika mu nzira agenda nk'uko nahura na Deni tugasuhuzanya? Koroneliyo yahagararanye na marayika barebana amaso ku maso. Koroneliyo, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Cyangwa uyu munsi muri iyi nzu hakabonekamo urwibutso, hakabonekamo ibitenge byadodewe abapfakazi, hakabonekamo impamvu ikomanga ku mutima w'Imana. Icyapfuye kikazuka, cyapfuye kikazuka. Hari ibintu byinshi biba byarapfiriye umuntu bigapfa bireba bikagenda, ariko ibyo ngibyo birazuka bikagaruka mu buzima ukongera ukabibona cyane. Kuko iyo ugize neza wisanga iyo ugiye. Aho iyo uteye intambwe ya neza irakuvuganira. Iyo ugeze aho utakibasha kwivugira wowe, ya neza wakoze irakuvuganira. Aho utakibasha kubumbura umunwa ngo wiburanire wiririre, ya neza irakuririra kandi ikagukura mu makuru. Ineza yakuye Tabita mu rupfu, aho bajya ntibagaruke, ariko agezeyo ya neza iramugarura, arongera aba muzima. Urumva agaciro ko kugira neza? Iyo ugize neza ugifite uburyo, niyo upfuye naho umubiri usa naho upfuye, ibyiringiro byo mu mutima n'imirimo wakoze bizura ubwa bugingo bukongera kubaho cyane. Cyane Imana uyu munsi hano ikagira ibyizura, ikabizura bikabaho, ibizure by'izina rya Yesu, bizuke byongere bigaragarira amaso yawe, bikugirire umumaro, byongere bikubere agaciro, byongere bikubere umutambirizo w'ibyiza, bikubere ikamba ku mutwe, bikugenda imbere. Icyapfuye kikazuka uyu munsi, cyangwa umugisha wawe Satani yanyaze ukagaruka uyu munsi n'izina rya Yesu. Ibyiza wakoze ukiriho bikakuvuganira, ineza yawe ugatangira kubona ibyiza by'ineza yawe ukiriho. Ubwiza bw'Imana butahe muri iyi nzu, ubwiza bw'Imana butahe muri iyi nzu. Hari umugabo bitaga Zakayo. Uwo mugabo yari umukoresha w'ikoro, yarasoreshaga kandi yanyagaga abantu ibyabo, abenshi akanabiba. Ariko umunsi ugeze, icyazimiye kirazimurwa, icyatawe kiragarurwa. Umunsi umwe umwami Yesu ataha kwa Zakayo mu nzu, yinjira mu nzu ye, umutima utegeka Zakayo gutanga ibyo yanyaze abakene. Yesu ntacyo yambwiye ngo Zakayo we dore aba bantu warabambuye, ntabyo yamubwiye. Zakayo bw'umutima waramukomanze, umwemeza yuko agomba kwishyura ibyo yanyaze. Ngo dore ibyo ntunze ndabiha abakene, kandi n'uwo nambuye ibye ndabimuriha mbikubye kane. Umwuka w'Imana wamutegeka yemera kwishyura inshuro ebyiri, inshuro enye z'ibyo yanyaze. Icya kabiri cy'ibyo ntunze ndagiha abakene, kandi n'uwo nambuye ibye ndabimusubiza mbikubye kane. Umwuka w'Imana aramutegeka. Hanyuma bisoza Yesu amubwiye ngo uyu nguyu nawe ni umwuzukuru wa Aburahamu. Ngo agakiza kaje muri iyi nzu kubera yuko uyu nawe ari umwuzukuru wa Aburahamu. Uwo abantu biganyaga, uwo abantu babonaga Zakayo batuvuye aratunyaze karabaye, uwo yafatiraga mu makosa yaramwamburaga, uwo yasoreshaga ibirenze ibyategetswe. Ariko uwo munsi
kuko Yesu yaje gushaka no gukiza icyazimiye. Yinjiye mu nzu kwa Zakayo, yinjiye mu nzu icyazimiye birahinduka. Uwari umwambuzi asubiza abo yambuye ibyo yabambuye abikuba kane. Haleluya. Iyo umwuka w'Imana yahageze agutegeka ibirenze ibyo watekerezaga, agukoresha ibirenze ibyo watekerezaga. Iyo umwuka w'Imana yaje akuzurira ibyawe byari byarapfuye, ubwenge utari ufite atangira kubuguhereza. Zakayo Yesu atarinjira mu nzu ye, Zakayo nta bwenge bwo kuriha abo yanyaze yari afite. We icyo yari afite ubwenge bwo kwikubiraho ibyiza byose akabikaba ibye. Ariko umwuka w'Imana amusanze, Yesu Kristo yinjiye mu nzu ye, umwuka w'Imana amuhata kwishyura abo yanyaze. Ubu ubwo arabyibwiriza ati njyewe uwo nambuye ibye ndabimuriha mbikubye kane. Ibaza ariko inshuro enye, ubwo yibye miliyoni yamuhaye miliyoni enye. Igihe byari bimaze, izo ni inyungu. Izo ni yari yishyuye ashyiraho n'inyungu z'akababaro. Indishyi. Ibyo ntunze kimwe cya kabiri cyabyo ndagiha abakene. We n'abakene bagabaniye hagati. Ibyo amaze imyaka myinshi aruhira abigabana n'abakene, bagabanira hagati. Babigabanira hagati. Hanyuma abo yambuye ibyabo buri wese umwe kuri umwe yabimurihaga bikubye kane. Ubwo Zakayo yasigaranye imitungo ingahe? Iyo umwuka w'Imana yahageze, uwari ikigande arumvira, ndetse yumvira nta n'umubwirije. byose birashoboka. Iyo umwuka w'Imana yaje, Yesu isengesho yadusigiye: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Haleluya. Iryo jambo muraryumva? Buze. Ubwami bwawe buze. Buze. Iyo ubwami bw'Imana bwamanutse, ikirema kirahaguruka kikagenda. Haleluya. Iyo ubwami bw'Imana bwamanutse, uwavutse ari impumyi arahumuka. Haleluya. Iyo ubwami bw'Imana bwamanutse, uwakoronezwaga na dayimoni zimuvamo, ushororoga imwe ku yindi zikagenda. Iyo umwuka w'Imana yaje, uwari igisambo asubiza. Iyo umwuka w'Imana yaje, uwari igisambo asubiza abo yambuye, ibyabo akabibakubira kane. Iyo umwuka w'Imana yaje, ategeka maraya koza ibirenge bya Yesu ahanaguza umusatsi we. Iyo umwuka w'Imana yaje, azura uwapfuye akagaruka mu buzima. Iyo umwuka w'Imana yaje, ahindura amateka. Iyo umwuka w'Imana yaje ngo: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Iyo ngeze kuri iryo jambo ngo ubwami bwawe buze, ndatekereza cyane. Ubwami bw'Imana bwaramanutse ku kidendezi Betesida, ikimuga cyari kimaze imyaka 38. Imyaka 38, iyo niyo cyamaze ku kidendezi. Ese bakizanye gifite ingahe? Cyahamaze ingahe? Uhereye ku yo bakizanye gifite, ko tubona cyahamaze imyaka 38, niyo cyageze gifite, cyahamaze kuva kihageze. Noneho cyahageze gifite ingahe? Ubwo cyari cyasaziye imyaka 38. Ngo marayika yajyaga aza akajya muri ayo mazi rimwe na rimwe akihinduriza ayo mazi. Marayika yazagamo rimwe na rimwe, wazagazagamo rimwe mu mwaka, amazi akihinduriza. Umurwayi uyu umwe wabazaga kujyamo niwe wakiraga. None ikirema cyaravuze ngo njyewe nkiza abandi bantangamo. Ntago waza abandi ubona bagutanze, ahubwo bamureberagaho, babona atangiye kwiyandayanda bakajyamo, ubwo bakamenya ko amazi yihindurije. None kimara imyaka 38 ku kidendezi, ntafite umunagamo. Mbehe iyo amazi yihindurije abandi bamutangamo bagakira, agasigaraho imyaka 38. Ariko ubwami bw'Imana buhageze, Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana hakandagiye, uwo munsi ikirema gihaguruka kitabanje kunyura mu mazi. Haleluya. Hari ukuntu umuntu adindirira ubuzima urabureba imbere, ariko kubukandagiramo wapi? Ikirema cyicaye imbere y'ikidendezi imyaka 38, bakihagaburirira ibintu byose kibikorera ku kidendezi kitahava. Imyaka 38, ariko umwami Yesu ahanyuze yigendera, ngo amurebye gusa abona ko amaze imyaka myinshi. Abatoke, urashaka gukira? Yego, ibi byagenze gutya na gutya na gutya. Okay, ikorera uburiri bwawe wigendera. Amen.
icyari cyarazinzwe na satani hano Yesu akizingurure Akizingure. n'izina rya Yesu. Umugisha satani yari yarafashe agahora yereka umuntu ngo hariya niho wakirira Yesu Kristo yaje iyo yahakandagiye uhaguruka utabanje kugira mu kidendezi amateka ahindukira kuko iyo ubwami bw'Imana bwaje amateka arahinduka pe. Ibyo tubifitiye gihamya. Iyo ubwami bw'Imana bwamanutse uwasabirizaga arahaguruka nawe akajya gukorera ibye. Ngo Petero na Yohana binje baciye ku irembo ry'urusengero iryitwa ryiza ngo bahasanga ikirema ngo cyahoraga gisabiriza cyicaye gitegereje gusaba, ariko ngo bahageze kirabasaba banje. Petero aramubwira ati rero wowe udutumbire icyo dusaba ntacyo dufite, ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite twebwe turakiguha mu izina rya Yesu. Haguruka mu izina rya Yesu. Uwo mwanya hadasabye undi muganga, hadasabye uhagurutse icyo kirema, hadasabye izindi mbago, amaguru arakira. Uwahoraga asabiriza ngo yinjira imbere yabo bari babanjiriza kwinjira mu rusengero ngo agenda abyina himbaza, abantu bamubonye batangira kwikanga ngo mbese uyu nguyu si wawundi wahoraga ku irembo asabiriza. Abandi bati siwe, abandi batasa nawe, nawe aratangura bati ni njyewe wahoraga asabiriza, Imana irankijije. Abantu bose ngo baratangara bahinda umushitsi, batangira kumirwa ngo ni ibiki bibaye. Hanyuma Petero abonye yuko bose bashungereye kureba uwakize, arahaguruka arabahamiriza ati uyu nguyu mbese muratangazwa n'uyu nguyu wakize? Mbese ko hajya mu bubasha bwacu cyangwa n'imbaraga zacu zibikoze? Ni wa wundi mwabambye, wa wundi mwatanze mu maboko ya Herode, wa wundi mwatanze mu maboko y'abanzi bakamubamba, Yesu Imana ikamuzura, niwe ukijije iki kirema. Hanyuma abanditsi n'abafarisayo batangira kwibaza ni ibiki bibaye. Batangira guhindana, bafata Petero na Yohana ngo barabafunga, ariko ngo bagezemo baba ngo baceceka, baba ntabwo twakwiyumanganya rwose, ntabwo twaceceka kuko bari bategetse ngo batongera kubwiriza mu izina rya Yesu. Bati ntabwo iba ariko Imana ibishaka turaceceka, ariko iba rimwe mu bishaka atari Imana ibishaka turavuga kuko ntabwo twakwiyumanganya. Hanyuma abantu kuko bari babonye igitangaza cyabaye, bari babonye ikirema gihaguruka kuko ubwami bw'Imana bwari bwakigezeho, barabati bakurikira Petero na Yohana aho babafungiye, induru ibadende. Abanditsi n'abafarisayo babona ntacyo bakora uwo muntu, abo bantu bati mugende mutuvira mugende. Ariko ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana baratangara ko bavuga nk'abantu bigishijwe kandi batarigishijwe, ari abaswa. Umwe yararobaga, undi yarari hariya, nta cyerekezo, ariko ubwami bw'Imana bwari bwaramaze kubageramo. Haleluya. Ubwenge buraza, amagambo yo kuvuga araboneka. Buriya umuntu uri mu mwuka w'Imana avuga ibintu by'ubwenge. Umuntu uri mu mwuka w'Imana iyo ahagaze imbere y'abakomeye avuga ibikomeye, kandi atarigishijwe, atarigeze guhura n'abakomeye ukundi, ahubwo kuko umwuka w'Imana yageze muri we, iyo ahagaze imbere y'abakomeye avuga ibikomeye. Kuko ngo byarabatangaje babonye ubushizi bw'amanga bwabo, abantu ko batigishijwe. Kubera iki bavuga bashize amanga gutya? Ariko ikintu kimwe kibatsinda, ngo bibutse ko babanye na Yesu. Haleluya. Amen. Ngo bibutse ko babanye na Yesu, baremera kuko Yesu bari bamuzi. Yesu yavugaga amagambo y'ubwenge gusa. Nta jambo na rimwe rya Yesu ryaguye hasi nk'inyoni ziritora. Reka yavugaga ijambo risobanutse kandi risobanukira abanyabwenge. Hanyuma rero uwo mwuka wari muri Yesu awuhereza na Petero na Yohana. Bageze imbere y'abakomeye bavuga ibikomeye, bituma abantu batangara kuko bari bazi ko batigishijwe, bari bazi yuko ari abaswa, ariko bibutse ko babanye na wa wundi wavugaga ibintu bigahita biba, wavugaga amagambo y'ubwenge akomeye, baremera. Nta muntu ubana na Yesu w'umuswa, nta muntu ubana na Yesu wicuza, nta muntu ubana na Yesu wiganyira, nta muntu ubana na Yesu uvuga ngo ejo bizamera biti, nta muntu ubana na Yesu urizwa n'ibihe by'uyu munsi, kuko yavuze ngo mwe gutekereza iby'ejo uko iby'ejo bibara abejo. Rero uwo Yesu
niwe mbahamiriza uyu munsi. Iyo ubwami bw'Imana bwahakandagiye ikirema kirahaguruka. Iyo ubwami bw'Imana bwahakandagiye wari indushyi arakira. Muri Yohana 9 harimo inkuru ngo Yesu akigenda ngahura n'umuntu wavutse ari impumyi. Hanyuma abigishwa baramubaza, Yesu uriya niwe wakoze icyaha cyangwa ni ababyeyi be? Yesu arabatoya, uyu nta cyaha yakoze n'ababyeyi be ntacyo bakoze, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri bene ngo birankwiriye ko nkora imirimo y'uwantumye hakiri kare, ngo kuko bugiye kwiraho umuntu atakibasha gukora. Ngo amaze kuvuga ayo magambo ngo acira hasi, ngo amacandwe atobesha kondo, ngo akamusiga ku maso, ambwira ngo manuka ku kidendezi Silowamu ngo wiyuhagire. Ngo arangije amaze kwiyuhagira ngo arahumuka. Ngo kandi icyo kidendezi ngo iryo zina Silowamu risobanurwa ngo yaratumwe. Yagize ati yaratumwe, kandi mubo yatumyeho nanjye ndimo, mubo yatumyeho nawe urimo, mubo yatumyeho n'abana bacu barimo, mubo yatumyeho harimo isi yose yayitumyeho, yaba abazima n'abapfuye, yaba abazavuka n'abari ubu. Yaratumwe kugira ngo akure umwana w'umuntu mu bubata bw'icyaha. Ngo icyatumye yerekanwa ngo ni ukugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Niko bitubwira mu rwandiko rwa Yohana 3:8 ngo icyatumye umwana w'Imana yerekanwa ngo ni ukugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Uwo niwe twizera rero. Muri iryo zina niho twese twaherewe gukira. Muri iryo zina niho twese duhagarara tugatsinda ibiturwanya. Muri iryo zina niho duhagarara dayimoni zigahunga. Muri iryo zina niho duhagarara ubukene bukatureba bukadutinya. Muri iryo zina niho duhagarara uburwayi bukatuvamo bugahunga. Muri iryo zina niho duhagarara ibyaturushaga bigakurwaho. Muri iryo zina niho duhagarara ibirebire bireshya no Goliyati bigacishwa bugufi imbere yacu. Ngo mbese wa musozi muremure we wihita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli? Amen. Mbese ukeka yuko Imana yaburya atari uyu munsi? Hano muri Yeremiya harimo ijambo Imana yabwiye Abisiraheli ngo mbese mutekereza yuko ndi Imana y'uyu munsi gusa? Ntabwo mutekereza yuko ndi Imana ya hafi na kure? Haleluya. Mutekereza ko ndi Imana ya hafi gusa aho murebesha amaso hano? Ntabwo muzi yuko ndi Imana ya hafi na kure? Ni Imana rero ishobora byose. Ni Imana ishobora byose. Aho ubona nta nzira, aho haba hari inzira. Kuko ijambo rye rirambwira ngo inzira zanjye ziruta izanyu, nibyo nibwira biruta ibyo mwibwira. Uko niko ijambo ry'Imana rivuga muri Yesaya. Ikikwereka yuko inzira zayo ziruta izacu uzabisoma neza mu Kuva ibice byaho 15 Abisirayeli bageze ku nyanja itukura. Nubwo uzabona yuko inzira zayo ziruta izacu. Imbere hari inyanja, inyuma hari Farawo, bari mu butayu. Aho bari gucikira. Ubishyize mu bwenge bwa muntu aho wacikira he? Impande ari imisozi. Impande ni imisozi, ahari mu butayu. Inyuma hari Farawo n'ingabo ze n'amacumu n'imyambi. Imbere hari inyanja itukura. Inyanja itukura ni inyanja ngari. Iba mujya mubireba ku ikarita. Ni inyanja ngari. Noneho urambwira ngo aho bari gucikira he? Hari. Ariko ngo inzira zanjye ziruta izanyu, nibyo nibwira biruta ibyo mwibwira. Haleluya. Bamaze gucika uruyogoro, bamaze gucika akoba, batangiye gutengurwa, batangiye kubwira Mose amagambo biboneye. Imana irangije, Mose arabakomeza ati mwihangane, mwebwe mwihagarare gusa, mwicecekere, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire, ngo kuko Abanyegiputa mubonye none mutazongera kubabona ukundi. Uko yari yizeye Imana. Ubundi Mose yarazi Imana kurusha Abisiraheli bandi, kuko bo bavukiye mu bucakara babukuriramo imyaka 400. Imyaka 430. Kuko mu Kuva ibice 12 umurongo wa 41 ngo iyo myaka uko ari 430 ishize, ngo ingabo z'Uwiteka zose zihagurukira icyarimwe iryo joro ziva mu gihugu cya Egiputa. Haleluya. Urumva bari bamaze n'imyaka 430. Urumva abana babo bavukiyeyo n'abuzukuruza n'ubuvivi. Kuko Abraham Imana arabwiye ngo ubuvivi bwo ku rubyaro rwawe nibwo buzagaruka inaha i Kanani.
nibo bazagaruka hano. Urumva baramaze imyaka 430 mu bucakara, mu kinyejana kindi abagiyeyo nabo babyariyeyo nabo babyaye bose bari barapfuye, hasigaye abandi babyaye mu kindi kinyejana. Hanyuma abo ntabwo bari bazi, bavukiye mu bucakara babukuriramo babubabariramo. Urumva Imana ntabwo bayumvaga neza, nubwo bumvaga ngo hari Imana ya Isiraheli, ariko bo nta makuru bari bayifite ahagije. Noneho Mose rero ageze i Midiyani, niho yaboneye Imana, bimutera guhagarara imbere y'Abisiraheli ku nyanja itukura, arabahamiriza ati mwebwe mwihagarare gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire. Kuko yarazi Imana yari yarabonye i Midiyani, kubona igihuru gishami gikongo, akabona inkoni yari yifitiyeyo yishakiye yayirambika hasi gahinduka inzoka, akabona ikiganza cye gihinduka ibibembe kikabamo urubura kikongera kikaba ikiganza kizima. Akajya yumva ijwi rivugira mu muriro ariko atabona urivuga. Urumva gukomera kw'Imana. Imana, imikorere y'Imana itandukanye n'iy'abantu, nta n'amahuriro. Arangira avuga ati mwebwe muhagarare gusa muri agakiza Uwiteka ari bubazanira uyu munsi uyu nguyu. Kuko Abanyegiputa babateye ubwoba, ibi byago biguteye ubwoba, ibibazo bikugose, ibibazo bikuzengurutse, utazongera kubibona ukundi. Bose tuzongera kubibona ukundi. Imana irangije ibona kwizera kwa Mose uburyo gukomeye. Yaravuga Mose, we niki gitumye untakira? We bwira abo Bisirayeli bakomeze bagende bajye ku nyanja, babwiye begera inyanja. None nawe wegera iyo nyanja, ufate ya nkoni uyimanike hejuru y'amazi. Inkoni yishakiye yaciye mu ishyamba, uyirambure hejuru y'amazi, ugabanyemo inyanja kabiri. Ibaza inkoni. Abanyabwenge bakoze ibikoresho bidasanzwe bigenda hejuru y'amazi no munsi y'amazi, ariko nta bakora igikoresho gicamo inyanja kabiri. Ngo aya mazi ajya ahangaha, aya ngaya ajya hanyuma duce mu mazi hagati nko ku butaka. Bubatse ibiraro hejuru y'amazi, ariko ntabwo bahagaritse amazi ngo areke kugenda hacemo inzira neza. Ariko Imana inyura mu nkoni ya Mose, ngo umuyaga uva ikasikazi ikusi n'ikasikazi, ngo uhuha mu nyanja ijoro ryose, ugabanyamo inyanja kabiri, amazi amwe hepfo ayandi haruguru. Ngo hanyuma mu nyanja hagati Abisirayeli babirebesha amaso yabo abiri, babona inzira mu nyanja. Wabona inzira mu nyanja, ahari amazi haba umusenyi wumutse. Birabatangaza bose. Mose ati mufate inzira tugende. Bose biroha mu mazi, biroha mu butaka buri mu mazi. Ngo amazi ababera inkiki buryo n'ibumoso, barambuka ijoro ryose bagera hakurya. Hanyuma rero kuko Abanyegiputa batari bazi Imana, bibwiraga kuko Mose bajya kuva iryo joro bajya kuva muri Egiputa, Farawo yabwiye Mose ngo mva imbere Mose, kuko niwongera kunca iryera no gupfa uzapfa. Mose aramubwira tubivuze ukuri, ntabwo nzongera kuguca iryera. Abonye inyanja itandukanyemo kabiri, ya nkingi yari bari hagati, ngo kuko inkingi yajyaga imbere y'Abisirayeli ngo yarimutse ijya inyuma yabo, ijya hagati y'Abanyegiputa n'Abisirayeli. Abanyegiputa babera umwijima, Abisirayeli babera umucyo ubamurikira. Amen. Gukora kw'Imana kuratangaje. Ngewe ndimo kuvuga ku Mana mba numva ibintu mba numva ari ku rundi rwego. Mu nyanja hagati habonekamo inzira. Abanyegiputa bamaze, kuko Farawo yumvaga gufata Mose aricyo cy'ingenzi, ati natwe twirohemo tugende. Ntiyashyira ubwenge kugira ngo ni ibisanzwe kubona inzira mu nyanja. Yibwengera ko yibwiraga yuko ari bwongera kubwira Mose ngo Mose we bwira Imana yawe inkureho iyi nkoni, hanyuma ndabareka mujye gukorera Imana yanyu. Yibagirwa yuko yabwiye Mose ngo ntuzongere kunca iryera. Ntuzongere kugira gute kunca iryera. Ibibazo bikwirundaho bigatangira kugutera ubwoba, bigatangira ngo ntuzongere kunca iryera, kuko nongera kunca iryera no gupfa uzapfa. Mose ati nta kibazo, ntabwo nzongera guca iryera rwose, ibyo bivuze ukuri. Sawa. Inzira imaze kuboneka mu nyanja, Abanyegiputa ya nkingi yari yabakingirizaga ivaho, nabo babona inzira mu nyanja. Ngo bose biroha mu nyanja bakurikira Abisirayeli. Ngo noneho ngo Uwiteka arabitamurura nijoro, mu gicuku cyane Uwiteka arabitamurura ari mu nkingi y'umuriro. Arabitegereza, ngo yitegereza ingabo za Farawo ntacyo zivuzeho, ngo ako kanya zicikamo igikuba.
yarazirebye gusa zatinye amaso y'Uwiteka zicikamo igikuba. Ntacyo yari zivugishije, biritubwira ngo Uwiteka ngo arabitamurira mu nkingi mu gicuku cya nyuma. Uwiteka yitamurira ingabo z'Abanyegiputa ngo azikubise amaso zicikamo igikuba. Ngo noneho batangira gukuka umutima. Noneho duhunge Imana y'Abisirayeli iraturwanya ikabarwanirira. Farawo we duhunge ngo bahindura amagare guhunga. Okay, Imana itangira gukura inziga ku magare yabo. Ngo bituma atangira gukururika ruhije. Ngo batangira guhinda ubwoba, batangira guhindukira vuba vuba bahunga. Imana ibwira Mose ngo gera urambure ya nkoni hejuru y'amazi, kugira ngo niheshereze icyubahiro kuri aba Banyegiputa, isi yose izamenye ko ndi Imana itagira ikitinya. Farawo icyo gihe yaratinywaga mu mahanga yose, yaratinywaga, ariko kuko Imana itagira ikitinya ngo ongera urambure iyo nkoni hejuru y'amazi. Mose arambura inkoni hejuru y'amazi, amazi abahuriraho, inyanja irabamira. Amen. Ngo mu gitondo kare kare babyutse ngo babona intumbi z'Abanyegiputa zegamye ku nkombe z'amazi, n'amagare yabo n'amafarashi yabo, intwaro zose bari bahururanye babona bagaramanye nazo ku nkombe z'amazi. Ngo Miriyamu biramurenga ahimba indirimbo irasohoka idaciye muri studio. Amen. Ahimba indirimbo Miriyamu farashi n'uwihetse, ahimba indirimbo ihita isohoka idaciye muri studio, irandikwa muri Bibiliya cyane. ngo ifarashi n'uwo yari ihetse yabiroshye mu nyanja. Uwiteka yabiroshye mu nyanja. Amen. Amen. Icyamu uyu munsi wa none uyu nguyu ibibazo byari bigosura urugo, Uwiteka akabiroha mu nyanja, naho kazajya uhagarara ukabireba ukabona intumbi zabyo hariya. Ngo ifarashi n'uwo yari ihetse Uwiteka yabiroshye mu nyanja. Kandi ibyo birashoboka kuko Uwiteka uko yari kera n'uyu munsi niko ari, uko yari ngo ni Imana yo kwitangirika, Imana yo kwiherezo, ntihagarara kwitangirika reba izaba kwiherezo. Ni Imana ibera hose icyarimwe. Uko yabanaga n'Abanyegiputa uko yabanaga n'Abisiraheli, n'uyu munsi iracyari kumwe natwe. Za mbaraga yari ifite n'uyu munsi iracyazifite. Abarwayi yakizaga n'uyu munsi aracyabakiza. Ibyo yakoraga n'uyu munsi cyabikora. Ngo ifarashi n'uwo yari ihetse Uwiteka yabiroshye mu nyanja. Uwo munsi biramamara, bituma amahanga yose atinya Abisiraheli. Iyo bumvaga ngo Abisiraheli bagiye guca muri iki gihugu, bahitaga biruka bakajya kubasanganira. Bigende gutya na gutya, kuko twumvishe icyo Imana yabakoreye muri Egiputa. Icyo Imana yakoreye Abanyegiputa bahora mwe, twarabyumvise rero turumvikana, mucaha cyangwa mucaha. Abo basabaga ngo tunyuraho abakanga. Bwa nyuma muzagere musoma ibyagiye biba kuri ayo mahanga, bagiye gusaba abamaleki ngo duce mu gihugu cyanyu, ngo reka reka ntabwo tubishaka. Hanyuma igihe kiragera, Imana yimikira umwami bita Sawuli, imutumayo ngo agende ubarimbure bose. Abamaleki bararimburwa baziraga iki? Kuko banze ko Abisirayeli baca mu gihugu cyabo. Bigenda gutyo, urugendo rw'Abisirayeli rwose uko rwagenze, Imana ibana nabo. Cyangwa uyu munsi Imana ikagucira inzira, kuko inzira zayo ziruta izacu. Yaciye inzira mu nyanja, amaso y'Abisirayeli yose n'Abanyegiputa arabibona. Cyangwa Imana ikagucira inzira, uburyo n'urubyaro rwawe ruzagukomokaho ruzaza ruvuga ati Imana yakoze iki gikorwa. Ngo bamaze kwambuka Yorodani, ngo Yosuwa abategeka gutoragura amabuye muri Yorodani hagati 12. Ayo mabuye ni nayo gukora iki? Nayo kuba ikimenyetso, kugira ngo n'abana bazavuka mu myaka y'ibunaka bakabaza ngo se aya mabuye kari hano, bazababwire ngo aya mabuye ni nayo muri Yorodani. Iki ni ikimenyetso cy'uko Imana twambukije Yorodani nko ku butaka. Iki ni ikimenyetso cy'uko Imana twambukije Yorodani nko ku butaka. Ahari amazi hagacika ubutaka tukabibona tukambuka. Iki ni ikimenyetso, aya nta mabuye twakuye hagati muri Yorodani hagati. Rero aya babera ikimenyetso yuko ari Imana yatwambukije. Cyangwa uyu munsi nawe Imana ikakwambutsa, yakwambutsa ugafata ikimenyetso, ukazajya wibutsa abana bawe ngo dore iki ngiki. Iki ni ikimenyetso cy'uko Imana yanyambukije. Haleluya, yaranyambukije. Ikagutekereza aha ngaha
mu buryo bw'umwana uzavuka mu gihe kizaza. Dore iki ni ikimenyetso cy'uko Imana yanyambukije umugayo, cy'uko Imana yanyambukije ibitutsi ku musozi, cy'uko Imana yankuye igisuzuguriro ku musozi. Iki ni ikimenyetso cy'uko Imana yancishije mu nyanja itemba ikahanyuza nko ku butaka. Ibyari kuntembana nkabinyuramo nko ku musenyi, ibyari kundwanya nkabinyuramo nko ku butaka. Iki ni ikimenyetso cy'uko Imana yandengeye, bikakubera ikimenyetso. Imana itwibuke none, ituremera amashimwe yo mu mutima, ituremera amashimwe tuzavuga kugeza mu myaka ibihe ibihumbi. Ngo mbabarira abankunda bakitondera ijambo ryanjye, nkageza ku bana babo n'abuzukuru babo n'abuzukuruza kugeza ibihe ibihumbi. Niko ijambo ry'Imana rimbwira mu Kuva ibice 20 umurongo waho wa 5. Mbabarira abankunda bakitondera ijambo ryanjye, nkageza ku bana babo, abuzukuru babo n'ubuzivuga kugeza ibihe ibihumbi. Ibihumbi cyangwa Imana ikatwibuka none, gakiza k'Uwiteka kagataha muri iyi nzu, kakayizenguruka ariko kakayigota. Ibyari byarapfuye bikazuka, ibyari umugisha Satani yicariye akabihagurukaho, tugatangira kubona bikura birabya nk'indabyo. Uburyo mu myaka runaka tuzaza dushima Imana, duhimbaza ngo Imana yakoze iki gikorwa. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo, ntacyo pe. Umugabo yageragejwe, yiba ari umugabo yiba ari umugore sinzi uwo ari we, imyaka 38 yicaye ku kidendezi Betesi. Ariko umunsi umwe gusa birahinduka. Uwo munsi abari bamumenyereye aho ngaho bagaruka batahamusanga. Abantu b'Imana bamaze mu bucakara imyaka 430. Yakibazo iyo myaka 100, 1, 2, 3, 100, 200, 300, 400 bari mu buretwa na 30. Bari mu buretwa babumba amatafari ya Farawo, mu buretwa ya Farawo, batagira ubaruhura, abanga urunuka, nta ncungu bagira, bahorana agahinda. Babumba amatafari umunsi ukira, bubaka inkike z'amabuye zidasanzwe, bavunika umunsi ukira, kugeza ubwo Farawo yatanze itegeko ngo abana bose b'abahungu bavuka mu bice kugira ngo babarimbure babamareho. Imyaka 430. Ariko igihe cy'Uwiteka gisohoye, amateka arahinduka. Ababarwanyaga nabo bahinduka abanzi, bararwanywa. Ibintu birahinduka. Ngo Abanyegiputa, Abisirayeli bajya kuva muri Egiputa, Imana yabahaye uburyo bwo kunyaga Abanyegiputa. Umugore asabe umugore mugenzi w'umwenda, umugabo asabe umugabo mugenzi w'ifeza n'izahabu. Ibiki hanyuma ngo iryo joro ryo kuvayo ngo bavanyeyo iminyago myinshi y'Abanyegiputa. Abari abacakara bajya kuva mu bucakara banyaza ishyanga bakoreraga ubucakara. Cyangwa Uwiteka akagucira inzira uyu munsi, akagucira inzira, kandi arayica mu izina rya Yesu. Ni ukuri Uwiteka agucira inzira. Ibyakuremereraga mu mutima, bimwe byakurazaga umutima wawe ubungije, wowe ukaba uryamye umutima uri mu rugendo, bihinduke. Bijya bihinduka nshuti yanjye, bijya bihinduka pe. Birahinduka. Burya ibyakurizaga umusego ukawuzuza amarira bijya bihinduka. Imana yaciye inzira, bijya bihinduka. Yiba hari umuntu wari ufite agahinda kamusaze, ni Penina, ni Ana yari afite agahinda kamusaze ku bwa mukeba we Penina. Penina yari abyaye, Hana ari ingumba. Hanyuma nk'ubwo umugabo we Elukana yamukundaga, ariko yababazwaga na mukeba we. None se kagukunda kuri nkundwakazi, abana bari he? Mbere ninde uzasigara n'ibyawe? N'ubundi nagukundwa akazi igihe kizagera upfa ugende wibagirane, ariko abana banjye bazasigara bavuga izina ryanjye. None uwo Penina wamwishungaga hejuru, umwana we yitwa nde? Ninde wibuka umwana wa Penina? Ntaho yanditse. Tuzi ko yarabyaye ariko ntituzi izina ry'abana be. Ariko uwari ingumba ahorana agahinda ariko yubaha Imana, igihe kimwe birahinduka. Birahinduka, Imana ica inzira, bijya bihinduka. Bijya bihinduka pe. Ibyo ndabizi ko bihinduka. Igihe kimwe ngo Hana ahaguruka iwabo Gishiro, ajyanywe n'agahinda kamusaza umutima.
ngo aragenda apfukama imbere y'igicaniro cy'Uwiteka ngo akazajya asenga adasohora ijwi anyeganyeza iminwa kugeza hari igihe agahinda kakurenga ibibazo bikakurenga abantu bakakubonamo isindwe kandi utasinze bakakubona ko wataye umutwe kandi uri muzima hari igihe ibibazo bikuzenguruka bikagutera kwiganyira abantu bakagira ngo warwaye kandi uri muzima agahinda kasaze Hana biramurenga abaha Shilo aricyo kimujyanye apfukama imbere y'igicaniro cy'Uwiteka ngatangira gusenga mu mutima asuka amaganya ariko ijwi ridasohoka ariko umuntu unyeganyega hanyuma rero Eli ngaramwitegereza abona umuntu urimo anyeganyega ariko atavuga yibwira ko yasinze atari ko se wa mukobwa uzagezaho isindwe rya wavanye isindwe iwanyuza kuri tura imbere y'Imana naso musigaza izo bya imbere y'Imana ukaza gusindira imbere y'igicaniro cy'Uwiteka ariko Hana kuko agahinda kari karamuzonze kuko yarazi icyariri cyari cyo anje arahinda cyabwira databuja ntukeke ko umukobwa wawe ndi umukobwa w'igipfu ntago nasinze ahubwo ndimo ndasuka amaganya imbere y'Uwiteka njyewe ndimo ndarira kubw'impamvu yanjye ndimo ndarira kuko ubukene bungose ndimo ndarira kubera yuko abana banjye babuze icyo barya ndimo ndarira kuko abana banjye babuze icyo bambara ndimo ndarira kuko nyirizu yenda kwinyukamo namo nabuze yo kwishyura ndimo ndarizwa n'amaganya yanjye yewe Eli ntabwo njyewe nasinze ahubwo amaganya ngo si umutima niyo naje gusuka ahangaha rero ndimo ndasenga nyeganyeza iminwa ariko ijwi rikomeye riri mu mutima njyewe nasutse amaganya yanjye imbere y'Uwiteka ntabwo nasinze Eli niko bimeze genda Uwiteka guhire icyo wasabye Imana ikiguhe amena Ana aragenda ngo aryamana n'umugabo we Elukana ngo Uwiteka azibura inda ye kuko igihe cyo kumubona nk'uwasinze cyari kirangiye igihe cy'amaganya cyari kirangiye ariko ajya gusenga yaravuze ati Mana numpereza umwana w'umuhungu nzamugutura abo wawe sawa asubira iwe aryamana n'umugabo we ngo iryo joro Imana izibura inda ye arabyara agahinda kararangira bijya bihinduka nshuti yanjye bijya bihinduka pe bijya bihinduka uwari ingumba akabyara wahoranaga amarira agashira bijya bihinduka ngo hanyuma igihe cyo kubyara kiragera abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli ngo amugumana iwe aguma amwosa kuko yari yarasezeranye Imana yuko azagaruka Shilo azanye Samweli kumutura Imana ati njye sinsubirayo njye zasubirayo uyu mwana yacutse ngiye kumutura Uwiteka aramwosa aracuka igihe kigeze amutwara Shilo amuraga Imana ibaza umuntu warazi uyu mwana w'Imana ati Imana muhaye umwana gukorere yahiguye umuhigo yari yarahize ndamuguhaye agukorere hanyuma rero ngo arataha hanyuma ngo Hana aza kubyara abahungu n'abakobwa ingumba yabyaye karindwi kandi reka mubwire iyi Imana yagukinguye amarembo ngo ni Imana ikinga ntihagire ukingura ni Imana ikingura ntihagire ukinga ni Imana ivuga bikaba iyo irambuye ukuboko ntawe ushobora kuguhina kandi wabonye ntawe kurambura amen yarambuye ukuboko yakinguye amarembo kuri Hana nta wundi muntu wongeye kuyakinga tuzi bibiri isoza uvuga ngo hanyuma Hana abyara abahungu n'abakobwa abandi baza bakurikiraho Imana imukingurira amarembo aseka iby'igiko hari igihe useka ugacika ururondogoro Hana yarasetse biramurenga amen bijya bihinduka nubwo akenshi hari ubwo ijambo ry'Imana turyumva rikadusanga mu bibazo byatuboshye ntituryumve neza ijambo ry'Imana ntituryumve neza ngo turihereze agaciro ariko bijya bihinduka ikikwereka yuko iyo ibibazo byaturenze twumva ijambo ry'Imana ntituriha agaciro n'iki ni igihe abamarayika bageze kwa Aburahamu bamaze kurya no kunywa marayika baza Aburahamu ngo urashaka iki ndashaka umwana w'umuhungu umwaka utaha igihe n'iki umugore wa Sara azaba akikiye umwana w'umuhungu ngo Sara yarageze imyaka 90 atabyara yumva iryo jambo aza umwaka utaha igihe n'iki ntabwo bishoboka ngo Sara byumva ari inyuma mu murere ngaraseka marayika aramwumva abaza Aburahamu ngo umugore aseserejwe n'iki
babaza Sara niki kigushekeje ngewe reka ntago setse ntago marayika ati ko nabyumvise mbese ikigutangaje niki nuko wabyara ushaje cyangwa ikidashoboka nuko ubyara umwaka utaha igihe nk'iki wowe Sara uzaba ukikiye umwana w'umuhungu ariko kuko iryo sezerano yari hawe ashaje akabona yaracuze atakibyara abica amazi araseka sawa arabiseka kuko yumvaga ari inkuru ziri aho zisanzwe iryo sezerano umugabo yari mubwiraga buri munsi Imana ambwiye ko tuzabyara Imana akabona ntibabyara marayika ati umwaka utagiye nk'iki igihe kigeze kuko igihe cy'Uwiteka cyageze ntawe gisubiza inyuma igihe cy'Uwiteka kigeze Sara abyara umwana w'umuhungu hanyuma amashimwe ya Sara nayo yaranditse muri Bibiliya ibyakurikiyeho bya Sara amaze kubona Isaka nabyo biranditse we yacitse ururondogoro kuko yabyaye ashaje yarasetse aratembagara wari ingumba waracuze wari umukecuru nanjye ndabyaye amaze kubyara ibineza biramurenga abona nta wundi bagomba kubana mu rugo rwe Hagayi terura umwana we mwigendera aramwirukana aramusenda arigendera hari igihe ubana hari ikibazo kikubere wa mwabantu hari ikibazo kikugora we kikakurya kikakurenga ariko twavugaga ngo ijambo Yesu yadusigiye ngo ubwami bwawe buze ubwami bw'Imana butahe muri iyi nzu kandi iyo ubwami bw'Imana bwahageze shiti zanjye iyo ubwami bw'Imana bwahageze nta buye na rimwe busigara rigeretse ku rindi naho ibibazo byaba bitukura gute naho byaba bisa bite nta buye na rimwe risigara rigeretse ku rindi birahinduka rwose ngo bijya bihinduka cyane uyu munsi impinduka zikaza mu rugo zizemo Mana yanjye nkorera iza n'ihumure muri iyi nzu Mana yanjye nkorera iza n'ihumure muri iyi nzu Imana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli iza n'ihumure muri iyi nzu ubuntu bw'Imana buze muri iyi nzu babazi zayo zize muri iyi nzu yerekane gukomera kwayo hano muri iyi nzu gihe kimwe ku musozi Karumeli abagabo bateranira umugabo bita Eliya baje kureba koko ari umuhanuzi atumiza abahanuzi ba Bayali bajya hana wajya hana umwami wa Ahabu n'ingabo ze zose n'abanyagihugu nabo bajya turashyira hano igitambo icyanya ahangaha noneho turahamagara ntihagire ucana mu ziko turahamagara murasenga Imana yanyu nanjye senga iyanjye Imana iri busubirisha umuriro ukaza ugatwika iki gitambo tutagicanye Imana iri busubirisha umuriro ubwo iyanyu nisubirisha umuriro iyanjye ntibusubirishe ndimuka njye ku ruhande rwanyu hanyuma iyanjye nisubirisha umuriro iyanyu bikayinanira murimuka mujye ku Mana yanjye yego turabyemera twese yego sawa mubanze mwebwe ajya hari ararebera bahamagara Bali umunsi urira barahamagara barahamagara biranga hanyuma bimaze kwanga ngo batangira kwikebagura kugira ngo Bali rebe ko bavuye amaraso hanyuma nuko batabare biranga hanyuma Eliya abonye byanze atangira kubashinyagurira muhamagare wenda Imana yanyu yazindutse cyangwa wenda ushobora kubisinziriye nyamara ni muhamagare wenda hari ahiganye ntabwo ari kwitaba ko atari Imana nyamana iyo twizeye Imana nyamana niyo uhagaze uvuga uba wumva ufite confidence uba wumva ufite icyizere mu mutima yuko Imana iri kumwe nawe hanyuma bimaze kwanga Eliya arabatoke ibyanyu byanze tujye ku byanjye muzana amazi musuke kuri gitambo basukaho amazi mushyiraho ayandi basukaho muzana ayandi basukaho ngo amazi aradendeza n'inkwi zirarengera mujye hariya bose bahagarara nawe ahagarara asenga isengesho rikomeye Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli uyu munsi wiyerekane ko ari we Mana nyakuri kandi nanjye werekane ko ndi umugaragu wawe ndi umukozi wawe iryo sengesho yasenze ahagarara ku ruhande uwo mwanya amaso y'abari Karumeli bose kereka iyo hari harimo impumyi kandi nayo yarabyumvisha bivugwa kuko induru yahabaye ari ndende uwo mwanya bose bari aho bagihagaze aho umuriro umanuka mu gicu mu ijuru bawureba umanuka agashyuru ruraza utwika amazi utwika inkwi utwika igitambo utwika n'amabuye ibaza umuriro utwika ibuye rigahinduka ivu
imana twizeye ni imana ikomeye, ntabwo ari imana igutaba mu nama, ntabwo ari imana iguta mu matsa, ntabwo ari imana iyo wayizeye n'umutima wawe wose amateka arahinduka. Hanyuma bari ku musozi Karumeli bose uko bangana n'umwami adasigaye bikubita imbere ya Eliya bubamye. Imana Eliya yubahwe, Imana ya Eliya ihimbazwe, Imana ikomeye, Uwiteka Imana ishimwe. Bose bahava bashima izina ry'Imana. Bayali iteshwa agaciro, ahubwo n'abahanuzi bayo uwo munsi bicishwe inkota na Eliya. Imana twizera ni Imana ikomeye. Uwo munsi amateka arahinduka, abiringiraga Bali bahindura uruhande, baramya Imana nyakuri, baramya Imana nyakuri. Saho gusa hari henshi Imana yagiye yiyereka abagaragu bayo mu buryo butangaje, kugeza n'ubwo umwami Nebukadinezari yabonye Yesu. Ibaze mu gitabo cya Daniel Nebukadinezari abona Yesu abandi bataramubona. Mu muriro twajugunyamo abantu bangahe? 3. None ko mbonamo 4, kandi uwa 4 ko mbona asa n'umwana w'intama w'Imana. Yesu yari ataraza mu isi, yari akiri mu byahanuwe atarasohora. Ubona uwa 4 ko mbona asa n'umwana w'intama w'Imana. Yemwe bagabo bakundwa, nimuveyo. Baratambuka mu muriro nk'abatambuka mu muhanda, basohoka mu itanura basanga Nebukadinezari. Hanyuma abantu bose barahura ngo barebe ko batahiye. Habe no ku musatsi wabo hari akavungutse, batananuka n'umwotsi. Bari mu muriro wegejejwe 7. Ikibazo waba urimo naho cyaba cyenyegejwe 12, naho cyaba cyaka kurushura uriya muriro w'itanura w'i Babuloni. Uwiteka Imana yawe wizeye ngo nunyura mu mazi menshi nzaba ndi kumwe nawe, nunyura mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntabwo uzashya, kubera yuko ndi Uwiteka Imana yawe. Amen. Ntabwo uzashya. Ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ngo ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya nkukomeza, ni kuko nzajya nkutabara, nzakuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye, niko Uwiteka avuga. Amen. Ijambo ry'Imana ni urufunguzo, ngo ni inyundo imena urutare. Ni ijambo rya nyir'ijambo. Ubuntu bw'Imana buze muri Yesu, mu izina rya Yesu. Amen. Hakiri neza ijambo ry'Imana. Twishimiye Imana. Amfitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Amfitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza